여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. Mwiriwe, iki ni icyigisho cya nyuma. Ndashimira Imana kuba ngiye kubana namwe uyu munsi. Ndashima Imana cyane kubwo gusangiza ijambo ry'Imana n'abantu benshi cyane twabanye muri iki giterane. Mu gihe twasomaga ibyanditswe twashoboye gutahura umutima w'Imana uhishe muri ibi byanditswe. N'uyu munsi tugiye kumbura Bibiliya yacu mu gitabo cya Yohana igice cya 13. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Niba mwahageze muri Yohana ibice 13, ndasoma muhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 17. Umunsi wa Pasika utarasohora, Yesu amenye yuko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri Se. Urukundo yakunze abari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yamaze koshya umutima wa Yuda Isikariyota mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu amenye ko Se amweguriye byose kandi ko yavuye ku Mana kandi ko asubira kuri yo. Ahaguruka aho yariraga, yiyambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyeza. Aherako asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Nuko yegera Simoni Petero nawe aramubaza ati, Databuja, ni wowe unyuze ibirenge? Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, reka ntabwo nzemera na hato ko unyuze ibirenge. Yesu aramusubiza ati, nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Simoni Petero aramubwira ati, Databuja, noneho ntunyuze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko umese n'umutwe. Yesu aramubwira ati, uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge, ngo ababoneye rwose, namwe muraboneye, ariko si mwese. Icyatumye avuga ati, ntimuboneye mwese, nuko yari azi uri umugambaniro uwo ari we. Nuko amaze kuboza ibirenge, yambara imyenda ye, arongera aricara arababaza ati, aho mumenye icyo mbagiriye? Munyita shobuja n'umwigisha, ibyo mubivuga neza koko, ariko ndi koko. Nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi sobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyuzanya. Mbaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Nukuri ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja, kandi intumwa itaruta uwayitumye. Nimumenye ibyo murahirwa niba mubikora. Dusomye kugeza ku murongo wa 17. Ubwo tumaze kumva ibyo Yesu yavugiye muri Yohana ibice 13. Muri icyo gihe Yesu yaratarabambwa, yarataranatabwa muri yombi, ariko yaragiye gutabwa muri yombi, nuko agafatwa akanicwa. Yatangiye gutekereza ku bigishwa bagiye kuzajya babaho batari kumwe nawe. Ibyo bivugaga afite impungenge z'abigishwa be, afite impungenge z'ibizabaho kera. Kugeza ubu nahuye n'abantu benshi, nabwirije ubutumwa bwiza, bose bumvise ubutumwa bwiza, bamwe barabwakira abandi ntibabwakira. Mu bakiraga agakiza bakomeje kujya baza ku itorero, hari bamwe bagiye bagwa mu bishuko ndetse n'ibigeragezo. Hari n'abandi bahebye ibyo kwizera. Iyo urebye ibyanditswe uyu munsi wa none ubona ko ibi byose yari abizi, kandi mu kubimenya nicyo cyamuteye kuvuga atya. Tugifite umutima umwe twabaga tunezerewe no kuba hamwe. Nyuma yo kwakira agakiza, twuzuzwaga umutima w'Umwuka Wera ku munsi wa Pentekote, twese twari tumeze kimwe. Yesu amaze gupfa, nyuma y'iminsi 3 yarazuwe, bose bari bameze kimwe. Bari buzi Umwuka Wera babwiriza ubutumwa bwiza, ariko ntibari bameze kimwe. Bamwe baguye mu bigeragezo, abandi bagwa mu bibazo. Yesu yarazuwe, ntiyabonanye na buri wese mu buryo bw'umubiri, kubera ko uburyo tubaho twese buba butandukanye. Muri Yohana 17 arimo gutekereza kuri icyo kintu. Iyo nirebyeho, rimwe na rimwe aribwo njya mbona bene data mu itorero, nkavuga ngo mwene data nyita pasiteri, ariko hari byinshi cyane mbura nigereranyije nawe. Igihe cyinshi uko niko mba niyumva. Hari n'abandi bantu baba baturwanya. Hari abandi bagaruka bakaba ubuzima bw'agaciro cyane kurenza na mbere, mba mbona ari agaciro cyane mu maso yanjye. Hari mwene data umwe wakira agakiza akava mu itorero, agatangira kubana n'umutima wo kurwanya itorero, akajya avuga itorero nabi, akajya arirwanya, ntiyigere yihana. Hari ubwo tujya tubona ibintu nk'ibyo. Namaze kubona bene data benshi cyane. Iyo nitegereje amateka ya Gikristo, habayeho ivugurura mu itorero, nuko itorero rishya riratangira. Byari bikomeye cyane, ariko hadashize igihe kinini ryaje kongera kwangirika nanone. Hariho abagaragu b'Imana b'agaciro cyane nka D.L. Moody, ariko hari abagaragu b'Imana bakomeye cyane mu isi bagiye bahindura ubukristo nabo. No mu gihe tubwiriza ubutumwa bwiza muri Amerika, ndabizi neza yuko hari benshi bahinduka. Nize neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahinduka, ariko nanone si hose. Iyo nirebyeho mbona ko rimwe na rimwe mashishikaye, rimwe na rimwe mba nkorera Uwiteka Imana, rimwe na rimwe nabaga niteguye no gutanga ubuzima bwanjye ku Uwiteka Imana. Rimwe na rimwe hari nubwo nibona ntwarwa na kamere mubiri,
rimwe rimwe ntabwo nibona ntwarwa n'amarangamutima, rimwe rimwe ntabwo mbona bafite isoni imbere y'Uwiteka Imana. N'abanedata bamwe banyita pasiteri, iyo mbonye bene data ntabwo mbona banduta, bakunda n'umwami Imana no kundusha. Hano umwami Yesu arimo gutekereza kuri ibyo byose, yari agiye kubambwa, nyuma y'iminsi 3 agomba kuzuka, hanyuma agasubizwa mu ijuru. Ku munsi wa Pentekote yohereje umwuka wera awuzuza abigishwa be. Hari abantu bari barangiritse bakurikira kamere yabo. Iyo utekereje uburyo abantu bizera Imana bavuye imbere y'Uwiteka Imana, Yesu afite byinshi byo kubabwira. Iyo dusomye ibyanditswe rero nk'uko twabisomye uyu munsi, nubwo umwami Yesu ari mu ijuru ubu ngubu, ariko dushobora kubona uburyo umutima w'umwami Imana wuzura imitima yacu, twakira agakiza kandi kuko byari by'ubuntu. Ntabwo twakijijwe kubera ko dutunganye, nta nubwo ariko twari beza, twari abanyabyaha banduye, ariko kubw'ubuntu bw'umwami Yesu twakira imbabazi z'ibyaha. Ariko iyo tubaye abibone, rimwe rimwe dutekereza ko dukora neza, icyo gihe dutangira gusuzugura abandi. Umwana w'umuntu rero nuko ateye. Hari amatorero yabaga ari meza bamaze kwakira agakiza, ariko nyuma akaza kwangirika. Mu 1999 hari imirimo y'Imana yakoretse muri Pyongyang ikomeye cyane. Mu 1999 hari imirimo ikomeye cyane yabaye muri Pyongyang, ariko witegereje muri Pyongyang ubu ngubu ni umujyi wagiye kure cyane ubutumwa bwiza. Ubu ngubu batoteza ubutumwa bwiza cyane, nta gisigisigi cy'ubukristo buhari muri iki gihugu ubu. Iyo tubirebye dusanga ko twari abanyantege nke cyane, hari byinshi tubura. Umwami yogeje ibyaha byacu byose ku musaraba, ariko iryo si ryo herezo. Ubwo yagendaga, hari benshi bakijijwe baranezerwa, hari n'abandi bakomeje gukurikira kamere y'umubiri. Umwami Yesu yavuze ibi ngibi muri iki gice ko arazi neza ko arimo bazangirika. Nyuma y'uko nakira agakiza ubwo twatangizaga itorero ryacu, twatangije itorero, twari dufite insengero nziza, twabonye ibintu bitabeza, twabonye abantu b'igiciro cyane. Nashima Imana cyane, ikirenze abandi bantu bose. Iyo nirebyeho, ushobora kubona itandukaniro ryinshi muri jye. Mbona ko rimwe na rimwe nabwo nkurikira kamere y'umubiri, bene data rimwe na rimwe basa nk'aho ari beza banduta. No mu bapasiteri bacu mbonamo bene data beza cyane, biranshimisha cyane, ariko twese turahindagurika. Kubera icyo gice rero cy'umwihariko, byatumye Yesu avuga amagambo muri Yohana 13. Ndashimira Uwiteka Imana cyane. Hano icy'agaciro cyane muri amagambo ya Yesu nuko nyuma y'uko twakira agakiza, mu gihe turimo kubaho mu mwami Imana, umwami Yesu yoza ibirenge byacu, yogeje ibyaha byacu ku musaraba byari bihagije, ariko si kuko arakeneye kongera koza ibirenge byacu nanone. Natwe bamaze kwakira imbabazi z'ibyaha, tubabibone, dushobora kwangirika, dushobora gutwarwa na kamere y'umubiri. Rero yadutekerejeho. Dufite umupasiteri witwa Kim Kisang, twakoze filime ivuga ku nkuru ye. Iyo ndebye ubuzima bwe mbona ubuzima bwe ari ubw'agaciro cyane, ariko nawe igihe kimwe yigeze kuba mu kigeragezo. Igihe kimwe yarwanyije itorero, ariko ukuntu bw'Imana arihannye yongera agaruka mu itorero nanone. Umunsi umwe mwene data Kim yaraje arambwira ati, pasiteri njye sinzigera nkurwanya. Ndamubwira nti nta muntu n'umwe utarigeze arwanya Imana muri twe, nanjye ubwanjye ndi umwigomeke. Twese turabanya ntege nke imbere y'umwami Imana. Kuko mwene data bakubwira ubutumwa bwiza rero ni ibintu bihebuje. Iyo mbyitegereje ndibaza ndetse n'igute mwene data ashobora kuba uw'igiciro bigeze aha. Hari abandi bapasiteri usanga bakora imirimo itandukanye mu itorero ryacu bayobora. Rimwe na rimwe njye mbitegereza, basa nk'ab'agaciro cyane kandi b'ingenzi. Sinabasha kubarondorera uburyo mbishimira Uwiteka Imana cyane. Ariko bene data nabo barahindutse. Ese ibyo mbibona nte? Iyo ubonye amateka ya gikristo uko niko byari bimeze. Nyuma y'impinduramatwara y'imyizerere, abantu bahindutse umwe n'ubutumwa bwiza byari ibintu bihebuje. Ariko ntabwo byatinze cyane, nyuma baje kwangirika. John Wesley yakira agakiza. Muri icyo gihe amatorero yose yo mu Bwongereza yarwanyaga John Wesley. Akabyiniro ka John Wesley ni umubwiriza wo ku ifarashi, cyangwa se watangije iby'ivugabutumwa ryo hanze. Abatangije ivugabutumwa ryo hanze ntabwo bubakaga insengero. Mbere yo kwakira agakiza umupasiteri akora imirimo myinshi mu Bwongereza, ariko yari atarakira agakiza icyo gihe. Amaze kwakira agakiza, nta torero ryo mu Bwongereza ryashoboraga kumwakira. Ntabwo ashoboraga kwinjira mu rusengero urwo ari rwo rwose. Yahoraga agenda hirya no hino ku ifarashi ye, yahura n'abantu babiri akababwiriza ubutumwa bwiza, akabwiriza ubutumwa bwiza umuntu umwe. Uko niko babwirije ubutumwa bwiza n'umwete mwinshi. Uko niko batangije itorero rya Methodiste. Bashimangiye cyane kuba John Wesley yarakira agakiza. Babyizihiza tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu. Ariko ubu ngubu iryo torero ryabaye itorero rirwanya ubutumwa bwiza.
iyo utegereje ibintu nk'ibyo ngibyo ubona ko umwana w'umuntu ahinduka. Muri isi nta muntu n'umwe utajya uhinduka, ariko iyo dusomye Yohana ibice 13 ubona ko Yesu atapfuye ku musaraba ngo yeze ibyaha byacu gusa. Na bene data bakorera Uwiteka Imana hamwe bashobora guhinduka, bashobora kwangirika. Hari ibintu yabandikiye kandi ibyo ndabishimira Imana cyane. Ntabwo yogeje ibyaha byacu ku musaraba gusa, akora n'umurimo wo koza ibirenge byacu. Koza ibyaha byacu ku musaraba byari bihagije, ariko si ikindi yakoze n'iki. Umaze no kwakira imbabazi z'ibyaha ushobora gukora ibintu bibi kwangirika. Iyo tubonye uburyo twoza ibirenge, nibaza uburyo dushobora guhagarara mu kwizera dutyo. Uhereye mwaka ushize itorero ryacu rya Good News Mission ryabaye itorero rikomeye cyane ku isi. Ibigo bikomeye cyane by'amateleviziyo ku isi byacishije ibyigisho byacu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine gusa hari televiziyo 50 zicisha ibyigisho byacu. Rero ushobora kumva ibyigisho byacu igihe cyari cyose ushakiye. Iyo nirebyeho mbona ko ntameze icyo kimwe. Rimwe na rimwe hari ubwo mba nirata, hari igihe mba ntirata, hari igihe mba nta kwizera mfite, hari igihe hari byinshi mba mbura, simpora ameze kimwe rero. Yesu rero ntabwo yogeje ibyaha byacu gusa, nubwo tuza mu itorero, nubwo tugira ibitekerezo bya kamere, hari ubwo dukurikira ibyifuzo byacu. Iyo utekereje rero imitima yose ndetse n'iyo mimerere, ubona ko Yesu akoze umurimo wo koza ibirenge by'abigishwa be ndetse akoza n'inenge zabo. Iyo mbitekerejeho mbona ko nyuma ko nakira agakiza nk'ubwo nakoraga umurimo w'ubutumwa bwiza, washize imyaka irenga 60. Imyaka 60 ishize yambanye mikeya cyane, ariko muri imyaka 60 yose Imana yakoze imirimo ihambaye. Hari ibintu byinshi cyane ntari niteze, ariko mbitekerejeho binkora ku mutima. Ariko iyo mbirebye, habaho ibihe niyizeraga, hakabaho ibihe nakorwaga n'isoni imbere y'Uwiteka Imana, hari ibihe nakorwaga n'isoni imbere ya bene data. Nanjye ubwanjye rimwe na rimwe mpora mpindagurika. Kenshi ntahagaze imbere y'Uwiteka Imana, mu gihe tudasangiye ijambo ry'Imana twese hamwe, ntidusenge ngo dusome Bibiliya, ndabizi neza ko ntari umuntu wo kwizerwa. Niyo mpamvu muri Yohana 13 havuga ngo bakirya ibyo kurya bya nijoro Satani yamaze koshya umutima wa Isikariyota mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu yigera agiye kubambwa akanazuka, yari agiye gusubira mu ijuru, ariko yamaze igihe gito mu isi nuko abona gusubira mu ijuru. Ariko ibi byabaye mbere yuko abambwa. Dushobora kubona uburyo Satani yagerageje Isikariyota atagera gushorerwa nawe. Ibyo tubibonye tubona ko umwami Yesu atatwizeye. None ubwo agomba gukora iki rero? Iyo aza kuba yaratwizeye baradutereranye, ariko kubera ko atatwizeye, nk'umwene data wakira agakiza, nk'umwene data wakijijwe, akora ibyaha, akarwanya Imana, agakurikira inzira kamere, agakurikira ibyifuzo bye. Ibi byose byanditseho rero buri kimwe ku kindi. Ubwo nashyiraga hejuru umutima wanjye ibyo yarabizi, yari azi neza ko nzamera ntyo. Rero mu myaka 2000 birashize ubwo yarabizi, yanyogeje ibirenge. Nshobora kubona uburyo yahanaguye amakosa yanjye, nshobora kubona uburyo ahanagura ibice byanjye bisa nabi binuka. Iyo dutahuye rero umutima wa Yesu, nakira imbabazi z'ibyaha. Rimwe na rimwe nshobora gukurikira kamere yanjye nkishyira hejuru, ariko nshimira Imana cyane ko yaraduhaye amahirwe yo kongera kugarukira Uwiteka Imana. Nshimira Imana cyane. Bene data bavuye mu itorero barwanya itorero, kubw'ubuntu bw'Imana barongera bakagaruka mu itorero. Hari bene data bacisha bugufi imitima yabo tugakorana imirimo y'ubutumwa bwiza. Hari bene data babibone. Rero iyo dusomye Bibiliya, Yesu ntabwo yogeje ibyaha byacu ku musaraba gusa. Yesu yanateguraga ibyo kubaho ubuzima bwo kwizera. Rero uko umeze kose, umutima uramutse ugiye kure y'umutima wa Yesu, ushobora gushorerwa na Satani nk'uko byagendekeye Isikariyota. Uramutse utahuye urukundo rwe ugatura mu rukundo rwe, na nyuma y'imyaka 10, nyuma y'imyaka 20, Satani azakomeza tugerageze. Uzabasha gukurikira inzira umwami Yesu yagendeyemo, kandi ibyo ngibyo uzabishimira Imana cyane. Ubwo twakira agakiza twese twari twishimye cyane tunezerewe, tukadufite umunezero utarondoreka mu mitima yacu. Ariko ntibivuze ko duhora tumeze dutyo igihe cyose. Rimwe rimwe dukurikira inzira ya kamere, igihe kimwe tukumva twinubira itorero, dushobora kuva mu itorero tukajya hanze, ikindi gihe tuzanagaruka ukundi. Uko niko duteye abana b'abantu. Ariko muri Yohana 13 yari atuzi neza, nicyo cyatumye atwoza ibirenge, nuko adusukira ubuntu bwe. Sinshobora kuvuga uburyo ari byiza cyane mu magambo. Ubwo nari ndi Jean Paul ndi kubwiriza ubutumwa bwiza, buri mugoroba wose twajyaga duhura. Bene data bajyaga baza buri mugoroba bagasoma Bibiliya, ubundi bagataha. Ubwo nari kugwaga mu gisirikare nkasohoka, nongeye gusubirayo nyuma y'imyaka 3. Hari bene data bavuye mu itorero nibaza ko hari bimutse. Hashize igihe kinini nasubiza amaso inyuma, naje gusanga mu bari mu itorero rya Jean Paul nta numwe wabaye ku bw'ubutumwa bwiza. Ariko nabonaga uburyo bari bishimye cyane banezerewe nyuma yo kwakira agakiza. Yesu yari kumwe natwe, ariko
amaze gusubira mu ijuru nabwo aracyari kumwe natwe. Igihe cyinshi araducyaha mu mitima yacu akatuyobora, nubwo adafatika tudashobora kumukoraho, ariko duhura na Yesu uyu, duhura n'umutima wa Yesu muri Bibiliya, dushobora kubona uburyo yegeje ibirenge by'abigishwa be, dushobora kubona uburyo agerageza kudukuraho inenge zacu. Rimwe na rimwe imitima yacu ishobora kujya kure y'Umwami Imana, ariko dushobora kugaruka mu itorero nanone tukongera tukazahura umubano wacu nawe. Nk'uko tubona umutima wa Yesu muri Yohana 13, dushobora kujya hanze mu isi tukava mu itorero mu buryo bworoshye. Mu murongo 3 haravuga ngo Yesu amenye ko se yamweguriye byose, kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko asubira kuri yo. Yesu yarazi neza ko agiye kujya ku Mana, bivuze ko atarakiri hano, ariko umutima w'Umwami Yesu uri mu isi, abana natwe akadufasha. Ingorane n'amakuba byose wacamo ubu ngubu, uramutse umufungura umutima wawe, nubwo wagwa mu cyaha, nubwo wagwa mu ngorane, nubwo warwara, ni handi ushobora kwakira umutima w'Umwami Yesu, ushobora kwakira ubuntu bw'Umwami Yesu. Uyu munsi umwari ukiri muto yansuye, nahuye nawe nuko tuganira akanya gato. Yambwiye ko umugabo we yashyizwe mu bitaro, umuganga avuga ko atazamara ukwezi kose, nuko ararira. Ese umudamu ukiri muto n'iki namubwira? Umugabo amaze gupfa ni gute azibeshaho wenyine gusa? Namusengera Imana, ndagusabye ugirira ubuntu umugabo we. Nasenze kugira ngo Imana izamwongerera ubuzima kugira ngo abe kubw'ubutumwa bwiza. Mu mutima we rero bisa nkaho umugabo we yamaze gupfa, ariko ikintu gitangaje nuko uyu mudamu yari afite umutima rwose ushishikaye ku Mana. Twaganiriye, turasenga, byari byiza cyane kubona uburyo afite umutima ushishikaye muri we. Rero iyi nkuru muri Yohana 13, ibi nibyo ashaka kudukorera. Yogeje ibyaha byacu byose ku musaraba, yarazi neza ko tuzahura n'ibishuko, yarazi neza yuko tuzageragezwa, ariko dushobora kubona uburyo yongera kutugarura mu gituza cye. Icyo nicyo Yohana 13 arimo kutwereka. Nyuma yo kwakira agakiza, abantu bavuye mu itorero bashaka kuba bafite impamvu zitandukanye. Bamwe muri bashaka kuba barahinduye akazi kabo, abandi bakagwa mu bigeragezo, ariko Umwami Yesu aradukiza n'urwo rukundo rwo kutwoza ibirenge. Bisa nk'ibigoye ko umuntu ahindura umutima we akagaruka akaba kubw'ubutumwa bwiza, ariko niba Yesu urimo koza ibirenge bye ari we wamukunze, nabo ngabo bagiye nabo turabasabira. Na bene data baguye mu cyaha nabo turabasabira. Ubwo twakiraga imbabazi z'ibyaha, twegurira ubuzima bwacu Uwiteka Imana, ubu dushobora kuba ubuzima kubw'ubutumwa bwiza ubuzima bwacu bwose. Iyo tuguye mu bigeragezo, hari ubwo abantu batwarwa n'iby'isi. Icyo kibabaje nuko ari na bene data baguye mu by'isi, no mu gihe kizaza bishobora kuzongera kubona none. Intumwa Pawulo yaravuze ati hari bene data benshi ubwo natangiye gukora umurimo w'Imana bansize, ariko simbanenga kubera ko Umwami Yesu abakunda bose. Naho ubundi nshobora kutakomeza kuba mu itorero ubu, nshobora nanjye gutwarwa na kamere y'umubiri, ariko Umwami Yesu yakoze umurimo w'igiciro cyane wo kutwoza ibirenge. Yogeje umwijima wose wari uri ku birenge byanjye, umwijima wacu wa muto cyangwa se munini wari mu mitima yacu, ibitekerezo byacu ndetse n'ibyifuzo byacu byose Umwami Yesu yarabyogeje. Yatwemereye gukora umurimo w'ubutumwa bwiza, ibyo ndabimushimira cyane. Sinarondora ibyo byose mu magambo. Dufite umupasiteri witwa Hangel Moon, akora umurimo w'Imana hanze, akora nk'umumisiyoneri. Afite mukuru we yarwanyaga cyane itorero ryacu, gusa igitangaje nuko mu bihe byashize yakira agakiza, ubu akorera itorero cyane. Iyo mbonye ibintu nk'ibyo ngibyo nshimira Imana cyane. None ubu niki turi kugerageza kuvugana ubu ngubu? Yesu yarabambwe, nyuma y'iminsi 3 arazuka, amara ku isi iminsi 40 nuko asubira mu ijuru, ariko umutima wa Yesu uracyari kumwe natwe. Ni igikumwe atekereza ku mutima wa Yesu wogeje ibirenge byacu. Ibyo ndabishimira Imana cyane. Iyo tuguye mu bishuko, tukagwa mu bigeragezo, Umwami Yesu bari kumwe natwe kugira ngo turokore. Icyo nicyo dushimira Imana cyane. Kuba yarogeje ibyaha byacu akadupfira ku musaraba ntibyarangiriye aho, koko yogeje ibyaha byacu ku bantu batari babimenya, kugira ngo babashe kumugarukire. Nyuma yo kwakira agakiza, Yesu akomeza gukora kugira ngo bagaruke nanone bave mu cyaha. Mu gice cya nyuma cy'igitabo cy'Amatara avuga ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Nyuma yo kwakira agakiza twarishimye cyane, turanezerwa. Abantu babaga baraguye mu bigeragezo bakajya kure y'Umwami Imana, dushobora kubona ko Umwami Yesu yakomeje kubitaho kugira ngo bamugarukire. Ubu hashize imyaka 60 nakira agakiza. Rimwe na rimwe nagiye ngwa mu bigeragezo, ikindi gihe nkagwa mu makuba. Iyo ntekereje ibyo bihe ndibaza nti ibyo bihe gute nabirenze. Sinigeze ntekereza nti nuko nari mwiza, nuko nari mfite kwizera. Igihe cyose Yesu yagiye amfasha, yanyemereye gukomeza ubuzima bwanjye bw'umwuka no muri ibyo bihe. Ntibyari byoroshye kubwo nashaga mu makuba, Umwami Yesu ari kumwe nanjye. Muri Yohana 14, Yohana 13 ntabwo yogeje ibyaha byacu gusa, kubera ko Umwami Yesu aracyari kumwe natwe kandi aradufashe.
niyo mpamvu tugira ibyiringiro ndetse no kwizera. Hari ubwo mba ntekereza ntihari wenda umwaka utaha cyangwa se umwaka uzakurikira utaha tuzagira abantu bazasoza ishuri ryacu rya teolojiya, tuzagira ibihumbi by'abantu bazasoza mu ishuri ryacu rya teolojiya. Iyo ntekereje uburyo tuzabohereza kujya gukora umurimo w'ubutumwa bwiza binkora ku mutima cyane. Abantu bose bazasoza ishuri ryabo rya teolojiya, ubwo bigaga bose bagiye batangara, bagiye bavuga ati ibi rwose ni ubuntu buhebuje. Bazajya bajya hanze bakora umurimo w'ubutumwa bwiza, ariko bashaka kuzagwa mu bishuko cyangwa se hakagira ikintu kitagenda neza kuri bo, nk'uko byagendekeye Utuko mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Utuko yicaye mu idirishya nuko arasinzira, mu gihe afatwaga n'itotsi agasinzira, yahanutse mu idirishya yikubita hasi nuko agwa hanze y'idirishya. Njya mbwira Benedata nti ni byiza kugwa mu bishuko, ariko uramutse wicaye mu idirishya uba ugomba guhengamiramo imbere ho gake, kubera ko nunahanuka muri iryo dirishya uzagwamo imbere, ntabwo uzagwa inyuma. Nubwo mu bishuko uri mu itorero nugira ingorane uzasanga umwami Imana. Njya mbiganiriza bene data nkabwira n'abakozi b'Imana nti muhange amaso Yesu. Njya mbabwira uko umwami wacu Yesu dukunda wagiye gushira imyaka 2 icyorezo cya korona kibaye, ariko yadukoreye imirimo myinshi cyane. N'uyu mugoroba abapasiteri batanze ubutumwa bwabo bw'ishimwe, sinabasha kwibuka amasura yabo yose, ariko bashimiye itorero ryacu cyane. Dufite abapasiteri b'igiciro cyane nk'abangaba bari kumwe natwe, ariko ni hahandi hari abantu bakomeza kugwa muri kamere y'umubiri, batwarwa n'umubiri. Mu itorero ryacu abantu benshi babaho ubuzima bw'umubiri. Niyo mpamvu Yohana 13 handitswe kugira ngo bongere basubizwe mu kwizera. Rimwe na rimwe nabwo dukora amakosa tugatwarwa na kamere y'umubiri, ariko ku mwami Yesu ari kumwe natwe akomeza kutuyobora muri mirimo y'ubutumwa bwiza neza cyane. Ibyo mbishimira Imana cyane. Uyu mugoroba nagiranye interview n'ikitangazamakuru cya El Shaddai. Hariho inama mpuzamahanga iri kubera mu gihugu cya Ghana, bansabye gutanga ubutumwa nuko mbaha ubutumwa. Rero n'umwe mu banyamakuru baje mu kiganiro n'abanyamakuru yaje ejo hashize, nuko turaganira. Ushobora kwibonera neza uburyo umwami Yesu atuyobora. Satani akomeza gukora imirimo myinshi cyane ataruhuka, ariko nitegereje ubuzima bwanjye nakahise shimira Imana cyane uburyo yankijije mu 1962, na nyuma yuko nakira agakiza nagiye mu itorero rya Presbyterian, mbwira inshuti zanjye ngo nzakira agakiza, bose barampeza. Nyuma yo nagiye mu ishuri rya missionnaire, nyuma y'ishuri rya missionnaire nagiye hitwa Apkokdong, aho byabaga binagoye kuhaba, kubera ko ibyo kurya nanitwaje ibyo ari by'icyumweru kimwe gusa, ariko sinigeze nsabiriza. Nakunze imisozi cyane ngo nabaga muri Apkokdong, kubera ko mu misozi habaga ari byinshi cyane byo kurya, ibimera ndetse n'imizi yabyo ndetse n'ibikoko by'ibiti n'ibibabi, habaga ari byinshi byo kurya ku misozi. Ubwo navaga muri Apkokdong, iyo nza gutekereza ko nari kwicwa n'inzara hano, simba naravuye muri Apkokdong, ariko suko natekereje, sinigeze ntekereza ko nzapfa na busa. Iyo nza kubitekereza mba nagize ubwoba, nkava Apkokdong mba nararangirije umurimo w'Imana. Ariko kuko umwami Yesu ari kumwe natwe ntabwo nigeze ncika intege. Navuye Apkokdong njya Jampali, nyuma Jampali njya mu gisirikare. Aho mu gisirikare umwami Yesu wabanye nanjye mbasha kwera imbuto. Buri cyumweru cyose abantu bashya bakiraga agakiza. Rero nigera umupasiteri wo mu kigo cy'imyitozo y'itumanaho rya gisirikare. Igihe kimwe twateguye igiterane mu kigo cyacu, nabonye atari ibintu byiza ko nayobora igiterane cya gisirikare, nuko ntumaho umunyeshuri umwe wa missionnaire. Naje gutanga raporo kuri afande wacu, arambaza ati se raporo utanga ni iyihe? Ntiturashaka gutegura igiterane cya Bibiliya. Ati se igiterane ni igiki? Kuko abasirikare bacu badatuje mu mitima yabo, ni igiterane kizabafasha gutuza mu mitima yabo. Ati ndumva ari byiza, ati reka tugitegure. Ati muzagitegure muri cafeteria, kubera ko nyuma y'ifunguro abantu nk'igihumbi bashobora kuzuza muri cafeteria, habaga hahagije. Ese umubwiriza azava he? Ntumubwiriza azava mu mujyi kandi azazanye na korari. Ni umuntu usanzwe nzi. Ati se azabikora igihe kingana iki? Ni icyumweru kimwe. Kugeza ubwo byagenze neza. Ati se ibyo kurya by'umushyitsi bizava he? Ese ubwo azagera arahe? Ati ubu ntabwo dushaka kumubonera hoteli. Namwe dufite uburiri ku rusengero, hari uburiri bwanjye dushobora kumusasira iruhande rwanjye twararana. Ati sawa ubwo azarara aho ngaho. None se ibyo kurya byo bite? Ashaka gusangira natwe muri cafeteria? Icyo gihe umuyobozi aravuga ati oya. Ese ko zavuye hanze y'ikigo ni gute twamuha ibyo kurya byo mu gisirikare? Nta kibazo rwose, ibyo kurya ntacyo bimutwaye. Ati wowe urumva ntacyo bitwara, ariko nkanjye umuyobozi w'ikigo birakintwaye, rero ntago nabyemera. Ndakunyeze rwose durushya. Ati oya. Aravuga ati kereka niwita ku kibazo cy'ibyo kurya
naho ubundi ntuzanagaruka imbere, ni ntacyo tuzagerageza kubikemura. Icyo gihe nta mafaranga nari mfite, twashoboraga kuba twamushakira ibyo kurya. Byari bigiye kurangira byose, ariko cyari ikintu kibabaje. Icyo gihe naje gutekereza, ni mu kigo cya mbere cya gisirikare hariho umuntu ushinzwe iby'amadini. Nagiye gusura uwo musirikare ushinzwe iby'amadini, nuko mutera isaluti. Ndabona ni Caporal Park utuye mu kigo, ukorera mu kigo cy'itumanaho. Hari raporo nkuzaniye nyakubahwa. Hari umumajoro wari ushinzwe ibijyanye n'amadini. Aravuga ati mu kigo cy'amahugurwa y'itumanaho mwihangane, ntidufite abapasiteri benshi, twagomba kubohereza umuntu ubayobora ariko ntitwabibashije. Nashima Imana ko nta muyobozi w'idini wigeze aza mu kigo cyacu. Arambaza ati ubwo none uzanywe n'iki? Turi guteganya gutegura igiterane cya Bibiliya, ariko umuyobozi w'ikigo cyacu ntatwemerera kubikora. Ati ese kubera iki? Kubera ikibazo cy'ibyo kurya. Ati koko ibyo ni ukuri, kubera ko ntago bakundira abantu baturutse hanze kuri ibyo kurya bya gisirikare. Ati ariko ntacyo, reka muhamagare mubwire twumve niba icyo twabikoraho. Urumva rero uwo muyobozi w'amadini niwe wari umuyobozi mukuru, ariko umuyobozi w'ikigo cyacu ari umukapiteni. Nuko aramuhamagara ati ese niwe kapiteni w'ikiriya kigo? Ati yego. Ati Caporal Park yaje kuvugana nanjye, ambwira ko umuyobozi w'ikigo arimo ngo yagize ikibazo cy'ibyo kurya. Ati nibyo koko ndabyumva. Arangije aravuga ati ese wamwemera akabikora, ikibazo cy'ibyo kurya nzagerageza kukitaho. Kubera ko yahamagaye kapiteni wacu bivuye mu biro bikuru, umukapiteni wacu nta kindi ari kubikoraho, kuko anyese aduha uburenganzira. Major twaga Kim Gwang-san, umunsi twatangiraga iki giterane dutumiye mu rugo rwe. Muri icyo gihe ubukungu bwakora bwari bumeze nabi, nubwo major yabaga mu nzu itari nziza, nuko turasangira ifunguro ry'umugoroba. Buke bwaho twari ibyo kurya bimwe mu kigo cya gisirikare. Ibyo biterane byabaye byiza cyane, nabishima Imana. Nakoze imirimo myinshi cyane nk'iyo ngiyo. Rero uyu mwami Yesu ari kumwe natwe. Ubwo twatangiraga itorero, n'iri torero rya Gangnam ubwaryo, twabanje kugura ubutaka, tubona icyemezo cyo kubaka. Ibiro by'umujyi byashatse gusenya inyubako. Igihe cyose twahuye n'ingorane, kubera ko nta buryo twabaga dufite, twasengaga Imana. Twabonye uburyo Imana yadukoreye mu buryo buhebuje cyane. Kera cyane nabaga muri apartment za Inmark, twabaga mu cyumba cy'1004. Inzu yacu twari twita ko ari inzu ya marayika, kubera ko umubare 1004 ni umubare wa marayika. Twagomba kwishyura ubukode bwayo amadolari 42,000. Pasamu miliyoni wari uri aho ngaho icyo gihe, ariko baje kugurisha iyo apartment. Pasamu miliyoni ni waje kugurisha iyo apartment, nuko agura ubutaka buri hano. Iyo ataza kugura ubutaka buri hafi n'itorero ryacu, niho twari kujya duparika imodoka zacu. Kubera ko yari atarabona icyemezo mu mujyi cyo kubaka, ntabwo twari gutangira imirimo yo kubaka. Ariko igihe twashima Imana cyane ko twashoboye kugura ubutaka. Ni cave etage ya gatatu, muri cave twe twayicukuye, ahubwo nyiri inyubako niwe wayicukuye. Ubwo yageragezaga gucukura, yashatse gukoresha iryo taka ryari munsi, yashatse gukoresha iki gice kugira ngo akumire urukuta rwe kuzagwa. Ariko umuturanyi wacu, bitewe nuko umwobo wagiraga iwe, yatubujije kuwukoresha. Rero kuko atabashije kuyikoresha, byatumye agura itaka ryinshi cyane ryo kugira ngo ahatabe abisibe. Nicyo cyatumye rero ahitamo kugurisha ahantu. Wari uhafite yari afite 40 amadeni, yari afite ingorane nyinshi cyane. Icyo gihe twabwiye abamufite ideni turashaka kugura ubutaka. Ubwo twagomba kwishyura amafaranga, twabwiye nyirabwo kuba hari, rero turamubwira tuzadushakira ibyangombwa byaho. Twari dushatse kugura ubwo butaka. Ubwo ubuyobozi bw'akarere bwagerageza gusenya inyubako, umunyamategeko wacu Muntek Park yaraturwaniriye, nuko dushobora gutsinda urwo rubanza. Ni kuko twaciye amakuba menshi cyane, rimwe na rimwe twaciye mu bigeragezo, ariko igihe cyose Imana yabaga iri mu ruhande rwacu. Iyo turebye Yohana 14, mbere ko Yesu asubira mu ijuru, mbere ko bambwa ku musaraba, mu gihe asubiye mu ijuru azi neza ko abigishwa bazagomba kuba ndetse n'ingorane cyane, byatumye atwoza ibirenge, yoza n'ibirenge byabo. Rimwe na rimwe yataguye mu bishuko. Iyo agarutse mu itorero, ndavuga ni umwami Yesu yogeje ibirenge bye. Ni umwami Yesu urimo gufasha ivugabutumwa ryacu. Rimwe na rimwe ntabwo tugira impungenge kubera ibibazo duhura nabyo, ariko igihe uko kirushaho kugenda gishira, tubona uburyo ibintu byose byitabwaho. Bitewe na COVID-19 twagize amakuba menshi, ariko binyuze muri icyo kintu isi yose yumvise ubutumwa bwiza. None uyu munsi abantu benshi bashimira iri torero. Mu gihe twateguraga iyi Kampala, abantu benshi batworezaga ubutumwa bw'ishimwe, n'abapasiteri b'insengero nini cyane. Nshimira Imana cyane kuba tubasha gukorera hamwe muri ibyo. Si bijyanye n'agakiza kacu gusa, ese twagumana kwizera kwacu. Buri gihe cyose nkurikiye irari ry'umubiri, igihe cyose nguye mu bishuko,
igihe cyose nciye mu ngorane, hari umwami Yesu igihe cyose wansindishirizaga agatuma nesha ibyo ncamo byose. Hano muri Yohana 10:13 yogeje ibirenge by'abigishwa be. Petero aravuze ati rwose ntabwo ushobora kunyuza ibirenge. Nuko aramubwira ati ubwo rero ntacyo duhuriyeho. Atera umwami winyoza ibirenge gusa, nyuhagira n'amaboko ndetse n'umutwe. Arabwira ati reka dawe amaze kwiyuhagira akaraba ibirenge gusa. Yakoze ibikenewe byose kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bwacu bw'umwuka. Ubu rero nyuma y'iki giterane, mu cyumweru gitanze ajya ku mugabane wa Afurika nsura ibihugu 4, nzongera mbabwiriza ubutumwa bwiza. Dushobora no kuzategura igiterane, tuzahura n'abakuru b'ibihugu tuganira icyo twakorana na IOF ndetse tubasaba ubufasha bwabo. Umuyobozi mukuru w'ishuri rya Lincoln yaraje tugira ibyo tuganiraho. Nibyo kuko hari ibyo mbura, ndi umunyantege nke, ariko uwo mwami Yesu ari mu itorero kandi atuyobora mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Guhera uyu mwaka tuzakorera cyane mu isi yose. Mu gihe ibyiciro byacu bikomeza gusakara, ibitangazamakuru bimwe na bimwe ntabwo byageraga bakurikirana benshi, ariko bamaze gucisha ibiganiro byacu abakurikirana bariyongereye cyane. Twashinze ishuri rya teolojiya, abanyeshuri barenze 10,000 bamaze kujya mu ishuri rya teolojiya, bazakorana natwe. Rero iyo ntekereje uburyo umwami Yesu adufasha, mbishimira Imana cyane. Mu gihe gito cya vuba nzarushaho gusaza, namwe muzarushaho gusaza. Ntimuzakomeza kuba muri iyi si, muzagera mu bwami bw'Imana. Muri icyo gihe umwami Yesu ntabwo azicarira gusa, ahubwo yiteguye kutwoza ibirenge byacu. Rimwe na rimwe dushaka kugwa mu bishuko, rimwe na rimwe dushaka guca mu ngorane ndetse n'amakuba, ariko igihe cyose dushaka kuganira mu ijambo ry'Imana mu gihe turi hamwe. Umwami Yesu azadushoboza kuba ku bw'ubutumwa bwiza. Rimwe na rimwe mu gihe uba ku bw'ubutumwa bwiza bishobora gusa nkaho hari ibyangirika kuri wowe, ariko mu gihe udakomeza kuba ku bwawe, niringiye ko umwami Yesu azahimbazwa ku bwawe. Mu gihe nyobora iki giterane kuri inshuro, kugeza ubwo azagaruka, tuzakora imirimo yose ubutaruhuka. Tuzakomeza kohereza misiyoneri mu isi yose. Ubwo nzaba mpfuye, hari abantu bazanyunganira. Ubu nawe napfa, Yesu Kristo niwe azaza nyuma yaho, nubwo nyuma y'imyaka 50 cyangwa se 100, ubutumwa bwiza buzakomeza. Umwami Yesu azadutegurira gukora umurimo. Ndabingize muzabe ku bw'ubutumwa bwiza. Niringiye ko Uwiteka Imana izaha umugisha ubuzima bwanyu. Niringiye yuko abo mukunda nabo bazakizwa. Niringiye ko mwakunda umwami Yesu kandi mukomeza kugendana nawe. Murakoze cyane, reka dusenge. Mana Data yera, turagushimye. Iyo twirebye dusanga turi abantu banduye cyane kandi bahindanye, ariko waratwejeje mu buryo buhebuje cyane. Abantu benshi bashitswe na Satani bava mu itorero. Ndagusabye ubasukire ubuntu bwawe. Dukundire tube ku bw'ubutumwa bwiza binyuze umwami Yesu wadupfiriye. Ndagusabye udukoreremo. Turagushimye, dugwaye icyubahiro kuko uradufasha igihe cyose. Yesu Kristo uri muzima mu buzima bwacu. Duhe ibyiringiro Nyagasani. Kundira abantu bose bari hafi ya bene Data bakiragakiza. Mu gihe abantu benshi bakiragakiza hano hanze mu isi, ntudukundire guhagarara aho ngaho, dukomeze dukora imirimo y'ubutumwa bwiza. Umwami yapfiriye ibyaha byacu ku musaraba, uzi ubuzima bwacu kandi utegura ubuzima bwacu bwose busigaye. Binyuze muri wowe mwami tubasha kubaho ubuzima bw'umugisha. Dukundire dukomeze tubane nawe kugeza igihe uzagarukira. Dusinze twize mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, dusoreje hano.